dore business zihombya kurusha izindi zose mu gihe turimo. Izi business ngiye kukubwira nuzikora uzamenye ko wihitiyemo igihombo, uzamenye ko amafaranga yawe ari wowe uyitangiye. Shuti za Sunjera rero mumeze mute? Ndizera ko muri mwese mumeze neza. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel Sunjera bantu umaga subscribe urabugize neza. Ngiye kubabwira business nakoze zikampombye, nizo ngewe nikoreye zikampombye. Ntago ari ukuvuga ngo abantu bajya bambwira ko zihombya ngo abantu oya, ni business ngiye nikoreye ku giti cyanjye zikampombya ku buryo zitampombye aho mumbona ubuseho nakabaye nkiri. Mbere na mbere rero ngiye ndangiza Troncome nahise nkora mobile money. Nari nagiye kwiga nigaga Butare kuri groupe scolaire nyine ya Butare, ariko natanyuma ya saa sita nigaga indi mico genda narahindura ngo njye muri comptabilité. Iyo natahaga naragendaga nkajya gucuruza mitiyu aho bita kuri IPRS. Aho kuri IPRS rero abantu baranzi narakoreye, abanyeshuri barazaga bakangurira mobile ntangira kuri mitiyu ngera kuri mobile money. Hari igihe cyageze rero ndangije ngira mobile money, ndangije secondaire ndayikora bya nyabyo mvuye kwiga abari yo njyamo. Uti yamumbije gusa icyo nababwira cyo aho ndu 80% ni mobile money nabyishimira. Ariko muri mobile money naho narahombaga. Uti nahombaga gute? Icyo gihe nako naje kwimukanja gukorera ahantu iruhande rw'iduka ricururiza ibikoresho by'abana aho bita kwa Ejide. Munamunshimira cyane ko Ejide yaramfashije cyane kuko yamaye seta hari abita kuri Bishop wewani. Thank you kabisa, yaramfashije amiseta ndagenda ndahakorera. Mafite akazu ka MTN na n'ubu karacyahari gakoramo mukuru wanjye, mujye mugenda mu mutezi imbere. Thank you. Rero mobile money ukuntu banyibaga sasa, abantu baragendaga ubwo babaga babyumvikanyeho, umwe koherereza undi amafaranga, yamara kuyamwohereza undi agahitaza akabikuza, hashira nk'iminota mekeya ukabona mobile money igufungiye sim card. Wajya kubaza bakakubwira ngo wabikuje ngo amafaranga yamibano. Ubwo nta kindi bashoboraga kwisobanuza, barakubwiraga ngo umukiriya ngo wagombaga kuba wamwanditse, kandi mu by'ukuri biragoye kujya kubwira umukiriya ngo zaniranga muntu yawe ngo utayizanye umwangire. Byarangiraga iyo wabigeragezaga hari ngiye bwiraga nta muntu ukoreye. Rero ubwo ngubwo nta kindi bashobora kuvugana nabo, ribu ntago bajyaga gushaka umujura, we wahita gusubiza amafaranga ugahomba. Ibyo ngiye n'abagenzi banjye twakoranaga barabizi, twarahombye cyane, turahomba turongera turahomba kugeza urwego rwose. Hari igihe umuntu ashaka kuva muri mobile money kubera icyo kintu. Mobile money rero ije ku mwanya wa mbere wa business zampombeje. Business ya kabiri yampombeje nyuma yuko nkoze mobile money nkunguka, naje kujya muri business y'amamoto. Naguze amamoto menshi pe ku buryo nibuka umubare wayo ariko agera mu 10. Gusa n'izo moto zose nta moto nagurishije moto imwe yonyine, izindi zose zafashwe na polisi. Mutiho nahombye gute? Nukuvuga ngo ikintu cya mbere cyamumbije nuko nagiranye umubano wihariye na bamwe mu bapolisi bakoraga mu muhanda. Noneho nyuma mfashe umwanzuro wo kubivamo, bamwe bagenda banyandikira bya hatari umva, ku buryo moto yanjye ihita bayandikira nta n'icyayi ifite, moto zuzura amadeni menshi. Ikindi cya kabiri bari abamotari. Motari yaragendaga igihe cyo kuverisa akamara amezi nk'abiri naramubuze kandi agomba kuverisa buri cyumweru. Noneho ubwo ayo mafaranga nazamubona ugasanga sometime ntayanyishyura, bwese aparika moto arigendeye. Ikindi nuko abamotari bafataga moto bakazibaga. Kubaga moto no kujyana bayijyanaga mu garage, bakajyana mu magaraje yakure bagakuramo ibikoresho bizima byose bagashyiramo ibyapfu. Ugasanga moto mfite nzima muranja gukoresha amafaranga ncira, ugasanga moto ushaka kumara amezi 3 nta kintu ndayikuraho ahubwo ndi kuyikoresha. Ikindi rero nuko nyine abantu bansuzugaga kwa ko nari umukobwa, nabo bibazaga uko byagenze. Nanjye nzi uko byari byaragenze, ni Imana mu ijuru nagiye kubona mbona inyere dufaranga. None moto za mbere zirampira zivamo izindi. Rero baransuzugaga kuko nari umwana kandi bigaragara kuko nani ndi muri 20 nayitaruzura neza. Rero urumva kubona umwana ungana gutyo ukirangiza secondaire mu mwaka umwe biruka tukaba ufite moto 10 n'abagabo byarabananiye. Baransuzuguraga muri kwa kunsuzugura. Rero abamotari bigatuma moto yanjye umumotari akaba yagenda gatuza azigataranyishyura akituriza. Moto rero zimpombya gutyo no kuzibaga n'ibiki. Iyo ni business ya kabiri. Business ya gatatu rero maze kubona moto bitagenda, nagiye muri business ya online scam. Umva niyo warayikozeho nawe nterera muri comment ngo online scam. Ariko iyi business yo noneho irakunyunguta ikakunyunguta kandi ibimeze nk'urumogi kugira uzayireke. Umva mwandike muri comment abantu mwakoze iyi business tureko tutabihuriyeho.
iyi business rero ariko ndayishimira kuko kugira ngo nayo iri mu bintu bitumye ngera aha ndi, kuko iyi business yatumye menya ibintu byinshi harimo n'ibyo muhize mutekereza. Uti nayimenye gute rero? Nyuma yo guhomba maze kubona mpumgiza moto zose nagize depression, kuko moto zagiye ngomba narabanje ni naretse kugura moto nkora saving, ngize miliyoni 5 moto zirapfa ndakoresha ndangije ndekeraho. Rero iyi business ya scam nayimenye mfite izo miliyoni 5. Ndangije umushuti wanjye mana abashinda bakunda bashimura abana beza yari umushi araza arambwira ati ariko mushikazi mwene wacu hari akantu nabonye kari kungura abankubise muri scam. Umva iyo scam yaje nyuma ya supermarket yaraje nayo ninze nayo iri kugenda ariko yantwaye duke yantwaye nari naguze utwanya 2 ntabwo byari too much. Nyuma yayo rero nibwo iyo business yahisize natangiye kiramwe amadolari 270 mu kwezi kumwe mu cyumweru kimwe bama amadolari 80. Ndangije bazana bya bindi bimwe bazana ngo uyu munsi ngo dufite ngo promotion ngo tiza account ngo kiramwe amafaranga kumbe baba bagiye kugenda bankubise mu 1,100. Iryo joro nyishiramo yarayigiye imaze kugenda umva ndarira ariko ndiyakira. None rero ukuntu bimeze nk'uburozi uragenda ugahita uvuga uti none muri groupe habagize link abankubise bitwaga ngo twita flow ndabyibuka nayo joininze ndayikora iyo nshyiramo n'abantu icyo gihe ngira amahirwe niba arabyita amahirwe hari umuntu wanje inyuma yakoraga muri leta anzi inyuma afite amafaranga ya leta akajya yashyira amashyamba. Ariko mana urariko nawe iki kiganiro nuko raziyangana angi inyuma akajya kiramo ibifaranga byinshi nanjye nkabona inyungu. None nyuma tuza kuvuga wakize maravuga ati muri gushyiramo amafaranga bimeze nk'ibigiye kugenda, ariko umuntu yanga kubyumva kubera kuryoherwa azana ibifaranga ariko nawe urahano azana ibifaranga byo muri leta byose akubitamo. Business iragenda ariko iyo yo ntago yampombeje ahubwo yasiza n'indi imeze nkayo. Iyo yindi none ndavuga ati kuko imeze nkayo kumwe business igenda igahita n'indi version yayo. Ndavuga tubwire yamaze amezi 3 reka ingi imitekiramo menshi nsarure vuba nanjye mbitangubitamaye n'ungutse yose n'igishoro ufi ibirabiriye mba ndahombye. Ndangije rero nibwo nasigariye aho ndangije ntangira kumenya Binance nkuru tu trading turi aho ngaho. None rero ubwo buryo ubundi buryo nahombye ndi kugurisha cryptocurrency umuntu arampombya. Icyo gihe nari nkiri kumenya ibi bintu bya online arampombya uti yamombeje gute. Ngiye naragenda mugurisha amafaranga 855. Wumve ngo muri iyo scandal yose nari nsigaranye miliyoni n'ibihumbi 400. Ndangije ngurisha umuntu ayo mafaranga arangije anyohereza message iza muri mobile money nk'ibisanzwe. Izo message za scam iza mu zindi za mobile money na new balance yanjye biba confirmed. Ndangije ndaririzinga maze kuririzinga nitegereje neza ngiye kubona mbona nta mafaranga nakiriye. Ubwo nyine mpita nsigariraho nsigarana ubusa. Indi business rero nakoze ikampombya cyane akabari karamombeje bitewe nuko nagakoraga ntakikorera narashyizemo abakozi ubwo urumva nyine bagakora ibyo bashatse. Akabari karagenda karampombya pe karamombeje mbabwiye ngo nari nashuyemo nka miliyoni 3 niba hari n'ibihumbi 100 nakwema Imana yabirera nta kintu narahombye nsigarana ibikoresho nabyo nyine mbigurisha ndi kwishyura inzu kubera gusigama abakozi bakizanira ibyabo birayi ibyabo brushette bagacuruza ntahari amafanta karangura agashira bakarangura simbimenye. Supermarket na akabari nako karampombeje. Indi business yampombeje umuntu wigeze amakinga kuri Binance. Muti byagenze biti umuntu nagurishije umuntu amadolari muri Cambodia yari $1,000 ndakimugurira. Maze kumugurira aragenda arahakana yumvikanisha abwira support ukuntu nta mwishyuye kandi namwishyuye. Aje aravuga ngo yanditse muri system ngo ko ngatakira international transfer ngo rero ngo niba ngo nazaki ngo niba nayikoze ngo bihwaniyemo. Ndangije icyo nakoze nahise njya kuri support nakoresheje PayPal yandi iba muzawa nyinshi njya online njya kwandikira PayPal kugira ngo bansubize ya mafaranga. Muri kwa kujyaho nagiye kuri TikTok kuri X ndangije mbona nyine konti ifite abafollowers benshi iri na verify. Ndavuga tuko byasa kose iyi niyo konti y'aba bantu. Ndayandikira iyo konti barangije bamaringi batuzuza n'ibintu bya n'ibindi maze kubyuzuzamo barandika nta mafaranga yarari birarangira
mbona nta kintu bamfashije ngo mankoresha konti, umuntu anyishyura 3,300 akibinyishyura. Ni ukuvuga ngo akinyishyura 3,300 ninjiye muri konti ngiye kubona mbona amafaranga ahisa vaho. Guys, icyo gihe bwari ubwa mbere nyine nari nsanzwe mpomba, ibintu bikajya bigenda gake gake, ariko n'ubwa mbere nari mpombye amafaranga menshi kurushaho. Nahise ndeba mbona konti yayoreje, mbona niyo mu Bahinde. Iyo konti ndandikira kuri WhatsApp bakambwira ati sinzi ibyo ari byo, mba ndirukanze mbagiye kuri ambasade y'Abahinde, baba baramfashije, baba barahamagaye iwabo, barangije baravuga ngo basanze uwo muntu, basanga n'umukecuru wo mu cyaro utarize icyaro, hari cyaro kitabamo na telefone n'umuntu n'umwe. Ndangije nyine ubwo nakoze iki, habayemo ikintu bita kwiyakira, barambwira ati niba ushaka kubikurikirana ubwo uragenda ujye mu Buhinde. Ubwo ibyo nabyo bigenda bimvamo, geraho nyine ndavuga ati none se byagenda bite, ndiyakira. Ayo mafaranga nayo 3,300 baba barayatwaye. Ikindi gihe nahombye rero ni igihe najyaga muri forex trading. Forex trading mwibuka nababwiye ko yamumbeje, muti yamumbeje gute? Forex trading yamumbeje ubwo umuntu yanyintroducingaga robo akoresha ikamufasha gutradinga. Robo naragiye nshyiramo amafaranga 10,000 narabandikiramo 5 n'ijana nyangira 5,500, nyuma nza gushyiraho 3 na robo ndayimwishyura 5 no kwiga n'udutuntu two kumande tunwara ndi 500. Ubwo murateranya mwumva ama USDT byantwaye. Ndangije iyo robo maze gushiramo amafaranga yanjye, cyumweru cya mbere, icya kabiri, icya gatatu yari yampaye inyungu nyinshi pe, hafi 1000 bigera muri 4. Icyumweru cya gatatu sinzi ijambo Trump yavuze, avuga ngo agiye gushyira tarifu ku bihugu byo muri Europe na Asia. Icyabayeho idolari ryaragiye riragwa, byarumbi byose nashyizeho nakuye 2,000. Andi mafaranga yose miliyoni 25 yahise ahomba, ndeba nka mbega urubwa nkanuye gutya, amafaranga arahomba. Ubwo ibyo bihombo mbabwiye rero guhomba kubaho. Izi business ngiye ni business nakoze zikampombye, ariko by'umwihariko business ngiye kubabuza online scam. Umuntu asaza akubwira ngo iyi business ngirunguka ngushora amayangu ukabona ya ngo ngwino ngo nkwe. Iyo business nuyijyamo uzahomba. Ikindi gihe nigeze mpomba, ariko icyo gihe narahombye kandi ndabibona ko n'abayobozi b'igihugu cyanjye batambereye inyangamugayo. Muti byagenze bite? Ngewe nari maze gutradinga, ndangije ngiye kugurisha, nari nshaka umuntu yaraje, nge nashakaga kugurisha. None ndangije umuntu araza angurira amadolari angana na 2,700,000. Iyo case yageze no muri RIB. Amaze kuyangurira nje ndamuha nk'ibisanzwe, konte niye, amazina birahura, umuntu nguriye n'umwe ndamuha. Maze kumuha buke mbona konte zanjye bazifunze, nitabye kuri RIB bahita bamfunga. Kumbe umuntu yaragiye ari kujya muri za online scam. Izi scam muzireke, umuntu uzaza kubwira ngo hari business ngo urashura, nubwo yaba ari 1,000 bakaguha 1,000 ku munsi, ntuzazigemo, izaba ari scam. Ngo umuntu ngo yaje ngo ajya ku mu agent, ngarambira ngo nimubikire, ngo agiye kubona amafaranga menshi, ngo maze kumubikira ngahitanga yamohe ngo yakoherereza, ngo nyuma ngagaruka mbwira ngo urahombye. Kumbe n'umuntu wari wigire muri scam. None kwa kundi scam zigenda zikakurya zanyiza zikakubwira ngo shyira haya ngo urabona ubikuza. Urabona scam kuntu zikora, baranza bakaguha duki, bogasanga hari nk'abantu bajya bahomba barahereye ku 1,000. Hari nkonzi yakize 1,000 bamuha 2, ashyiraho 2 bamuha 4, arazamuka agera muri 2,000,000. Azishyizeho za zindi ntibazimuha, ari guhamugiraga ati noneho kubera ko nyine na fees niki ongereho izindi 2 kugira ngo duhite tuguheshe 3, wa tugu 8 yimini. Wa muntu rero agira ute, ajya gushaka amafaranga ku margin ariko atayafite. Rero araza, nanjye bihuzwa nuko nari ndi kugurisha imari nari mvanye muri trading, turagurirana. Tumaze kugurirana bita bigenda gutyo, nge RIB yaragiye iramfunga. Noneho bwari ubwa mbere mfunzwe, ntazi n'ibyo ari byo. Napfuye kubona bangubise ipima, ajya amafaranga ni muyigumanira ariko nitaye. Noneho ngeze muri gereza, buriya mana yanjye ni ukuri Imana ijye ibafasha pe, mujye mukora ibintu byatuma mudafungwa. Nageze muri gereza ndeba ukuntu abantu babayeho, mana namaze iminsi 2, ariko navuye mfite ubwoba, mvuga ati mana we, niyo mpamvu ntajya nkora amakosa mu izina rya Yesu. Ubwo nyine icyo gihe
ngiye mpara ndavuga atoya reka tubyihorere. Noneho ngiye bandekuye bambwira ko uwo muntu azanyishyura, azava muri gereza nyishyuye. Maze kuvamo barambwiye ati wowe wishyura uyu wabareza abona amafaranga ye, ahasigaye ugende uhita uzurega uyu muntu nawe wakwishyure. Narishyuye kandi barabibonaga nawe abyemera avuga ati ngiye amafaranga yarayamaye ariko barayanyibye nzamwishyura. Navuyemo ngarutse kumurega barambwira ngo ikirego cyane ntigifite ishingiro. Noneho mbajije barambwira kumbe ngo umwe ngo sinzi ngo bene wabo ngafite ngo babayobozi. Umuntu arandya gutyo da ngo ikirego cyawe ngo nashingiro gifite, kandi ngewe navuyemo bambwira bati wowe ishyura ubundi uzagarukure uyu nguyu wakwibye, kuko ari kubyemera ko wayamuhaye. Shamuzi yuko nukuri uwo muntu bamurekuye atanyishyuye, atari na kumwe bavuga basi ngo kuri ribu ngo wanditse ngo bagiye bakwishura ngo bakakwishyura make make. Bahise bamurekura, sinzi uko byagenze, sinzi icyo yakoze, gusa ngo afite bene wabo. Ndavuga ati ubwo nyine nta kundi, ubwo ndiyakira. Icyo gihombo rero nacyo nahuye nacyo. Business zihombya ni nyinshi rero, ariko njye nababwiraga business zamombeje zikansubiza ku isuka ku buryo zitamombye. Sonjera mubona hano wirirwa uko utuzi dukeya, nirwa mbaguje dukuteri, nirwa mbabikira kuri mobile money no kuri bank. Nakabaye mfite imodoka yanjye, nakabaye mfite amazu, nakabaye ndi umukire. Uzi moto 10, buri moto yazana 2021 yabare mu cyumweru kimwe, wenda tubare ko zatwaye 50 zinjije 200. Ubwo umva ayo mafaranga y'igitana kwinjiza buri cyumweru, kandi nari umwana kuva 2020. Nawe nyumvira muri covid ikirangira nibwo nahise nangira guri ya mbere, noneho inkinjiza gakora kinjiza nuko rero nizo business nababwiraga. Niba utarama subscribe banzu yimpe kugira ngo ujye umenya utuntu n'utundi, utuntu twaguteza imbere, uburyo watera imbere, uburyo bamukire vuba uri hamwe na Sonjera. Ikindi kandi jya kuri YouTube channel twa Sonjera TV, shiraho dufilime twiza udusobanuye, mujye mu subscribe kandi ndabakunda cyane. Ciao ciao.